ntago byakunda sinakorana nabo ntago najye mvugiye hano ngo n'abadayimoni bahavugire birababaje ariko se urashaka ko mbwira yuko Bibiliya itabidusobanuriye ko bamaze iminsi myinshi bavugira ahantu bakorera ahantu na dayimoni hakorera bahavugira na dayimoni kavuga rimwe na rimwe ngikabarushijwe ikaba ari ibanza kuvuga Mana we dusabye imbaraga mu ijuru Mana icyama ukaduha imbaraga iki gihe ukaduha imbaraga Imana itugirire neza icyama Imana ikaduha imbaraga mw'abantu b'Imana Imana ibaha imbaraga kuko urusaku rurabarembeje imiruho irabaruhije ariko icyama Imana ikabaha imbaraga mugacyaha ibibasakuriza Amen. mu bicyahe muteze tubicyahe duteze ubwoba ariko umuririmbyi yavuze ngo reka gutinya ibizakubaho Imana izakurinda ngo iminyururu yaba bose ngiradohoka reka mbabwira akantu nakunze Imana itugirire neza iminyururu yaba bose imaze kudohoka inzugi zamaze gukinguka ngo umurinzi w'inzu y'imbohe ngarashiguka Yesu yakoze ibintu ajya gukangura basinziriye bari bazi ko baturinze ntabwo dufitwe n'amaboko y'abantu dufitwe n'amaboko y'Imana yemeye ko baragufata bakagira ngo bagushoboye ariko yemeye ko bakubohora nta nubwo ari bo bakubohora muzi ko muri icyo gicuku ngo yashigutse ngo agashaka kwiyahura ngo agira ngo imbohe zamucitse umva abantu b'Imana wenda icyo mbakundira ntabwo bagira inzika batuwemo na Yesu wuzuye Yesu ngo ntiyazukanye inziko oya abari bamugambaniye abari bamubambye abari bagize gute azuka ntabwo yazukanye ayo magambo oya ntiyazutse abaza ngo munyereke abantu bakizemo munyereke abantu banteye imisumani mubazane mvugane nabo no ntabwo ari cyo yazutse avuga haleluya Yesu avuga neza naba rero ngo bamaze kubona umurinzi w'imbohe kandi yari yagashizemo ngo arabashumika arababoha ngo ariko babonye agiye kwiyahura ngo baramubwira ngo ntibigirire nabi twese turi hano haleluya ntibigirire nabi Haleluya. Amen. Abantu badushyizemo hano ntabwo turi buve hano batabonetse Imana itugirire neza reka mubwire bene da iyi Imana irashaka kubohora abantu ibanyujije muri wowe iyi Imana irashaka gukiza abantu ibanyujije muri wowe wirebe igisebo wagize ahubwo reba inyungu Yesu abifitemo haleluya wirebe ko bagutanyagurije imyenda ubu hari abantu basebye bari kwiha inama ngo tugiye guceceka ngo ntituzongera kuvuga oya noneho ririmba cyane ahubwo niba ririmbaga buke ririmba cyane niba wasengaga buke senga cyane hari imbohe zizabohoka hirya yawe Imana idutabare kandi reka mbabwire ndimo ndashaka gusoza Imana itugirire neza ndashaka gusoza nkubwira yuko ikuririmba kwawe imbaraga zo mu ijuru zizamanukiramo gusenga kwawe imbaraga z'Imana zizamanukiramo zibohore n'izindi mbohe zibohore n'abagushyizemo ijambo ry'Imana ryamamare ubutumwa bwiza bugere kure haleluya ibintu uri mu Rwanda nabyo urusaku ufite Imana irashaka kuguterura mu mbaraga nteye urimo kagutereka mu zindi mbaraga amina haleluya Imana ishimwe haleluya ndimo soza rero ndashaka kubazanira inkuru nziza ibabwira ngo Imana yiteguye gusuka imbaraga ku bantu bazikeneye kandi Imana yongeye yiteguye kutwongerera imbaraga igihe muri Imana irakizi aho muhagaze Imana irahazi ibyabakomerekeje ibyabashishimuye ibyabakurubanye ibyabambuye imyenda ibyabakubise isi irakubita uzi ko isi kubita ntikubabarire isi iragukubita ikagukubitana n'umuryango isi iragukubita ntiyite kuri umuntu w'umugabo ikagukubita pe ikagukubita ntikugirire impuhwe ariko turashima Yesu izi nkoni bakubiswe baje kubona yuko Imana izi buryo ikuraho igisuzuguriro n'igitutsi n'umugayo wose ikabikuzaho imbaraga zayo Imana igukure yongere ikwambike abantu baragushishimuye abantu barakwambuye ubusa nibyo koko aho wanyuze urabona barataye agaciro ariko noneho ongera usenge ongera uririmbe Imana igaruke yerekana ibindi bintu bigusubiza agaciro ku buryo umurinzi w'imbohe apfukama uwumvaga yarakugizeho ububasha aza kukubaza mu nkorene akaba ari umubwira ngo usenga izere umwami Yesu kandi ndakwinginze uyu muntu wakoze ibi nagaruka aba bagushishimuye aba bakugize gutya nibaza uzababwire ngo izere umwami Yesu urakira tugiye gusenga Imana Mwami Yesu turagushima
Aleluya. Ijambo ryawe ni ubuzima. Dusohoye abadayimoni mu mirimo yose bashaka gukorana n'abantu b'Imana. kuri TV ya ahoraho tubabwire duti Imana ihabwe icyubahiro kandi twifurize amahoro y'Imana. Muri kano kanya turi kumwe n'umuvugabutumwa muramenyereye ni NYINAWINYANGE Clementine niwe turi kumwe muri kano kanya. Muri aho NYINAWINYANGE? Muraho neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ino minsi rwose ubu twanzeho. Oya. Oya. Buriya Bibiliya ibivuga neza ravanga ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ubu igihe cyari iki? Ni ukuri. Igihe cyari iki? Twari tugukumbuye. Nanjye ndabashuhuje. Ni ukuri. Abo bantu turagize Imana tubone gutangira n'ikiganiro cy'uno munsi. Mana turagushimye. Turagukunda mubyeyi wacu. Uri mwiza, urahebuje, urenze uko tubivuga. Iyo ngutekerejeho birandenga, kukumenya ni byiza rwose. Haleluya. Amen. Kukugira ni iby'igiciro, nasanze ari ubuntu budasanzwe. Tubivugaho agace gato ariko urahebuje. Uhebuje uko twabivuga. Utwemerere rero uzubane natwe muri iki kiganiro, ugirire neza abantu bawe kandi umuntu wese ukwifuza kubone. Ufite ibibazo umusure, ufite impagarara umurengere, ufite intambara atazi iyo zivu zirwane, uwo byakomereye mu buryo bwose butandukanye, uwo nguwo turamusengeye ngo amaboko y'Imana murwanirire, ineza y'Imana imutabare. Hanyuma kandi uri mu bihe byiza nawe umukomereze umugisha umurwaneho. Ngaho tugirire neza muri iki kiganiro ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uno munsi muratuganiriza ku kirero. Uyu munsi mfite ijambo ryiza, numvise ari ryiza kuri jyewe. Rivuze ngo ikintu cyose gifite ikikiri inyuma. Ikintu cyose gifite ikikiri inyuma. Buriya bifite ibibiri inyuma. Ikintu cyose gifite ikikiri inyuma. Gifite ikikiri inyuma. Ikintu ubona ku isi gifite impamvu yacyo, gifite ikikiri inyuma. Okay. Nicyo bishatse kuvuga. Ikintu cyose burya gifite impamvu yacyo, gifite icyo giherekeje. Uteze yombi. Reka kugira ngo bivuge neza. Tubanze dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice 16. Ibyakozwe n'intumwa ibice 16. ibice 16. Duhere ku murongo wa 16 dusome tugeze ku murongo wa 21. Ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 16 igice cya 16 kugera ku murongo wa 20. Umutwe uravuga ngo umukobwa utewe na dayimoni akizwa. Bukeye tujya aho basengera duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni. Tujya hehe? Aho basengera. Bajyayo bahura n'umuja uragura utewe na dayimoni. Komeza. Yungukiraga ba sebuja cyane n'ingemu. Yarabungukiraga. Uwo akurikira Pawulo natwe arasakuza ati aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose. Kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo. Iminsi ngahe? Myinshi. Abantu b'Imana bari gukubita ikamana. Komeza. Ariko Pawulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Abonye ko amurembeje. Abantu bafite ibintu bibarembeje ariko ntibazi ikintu kibiri inyuma. Komeza. Amuvamo muri ako kanya. Bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana babajyana mu imaguriro ku batware. Wumvise hejuru ibintu bivugitsemo. Bashebuja babonye ko nta ndamu bakimutezemo barabakurubana. Babashyira abacamanza bati aba bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu kandi bigisha imigenzo tuzira
kwemera cyangwa kwikora kuko turi abaroma. Amen. ndekera aho ngaho uwo murongo uraza kunsubiramo wonyine ugumaneho gatoya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Aya magambo nkiyasoma numvise nabwira abakozi b'Imana bari muri iki gihe ko dukwiye kuba maso, ko dukwiye kongera gusenga, ko dukwiye gusaba Imana izindi mbaraga, ko tudakwiye kujenjeka. Aleluya. Amen. Reka mbabwire bene data, naratangaye wumva ibi bintu witonze. Aba ba Pawulo na Sila ngo bari bagiye gusenga, bagiye aho basengera, ngo ariko barimo bagenda mu nzira ngo bahasanga umukobwa utewe na dayimoni, ngo kandi uragura, ndetse yari igishoro cy'abandi bantu. Ndashaka kukubwira ngo iyo uhisemo Imana, iyo uhisemo kuvuga ubutumwa, umenye ko hari abantu uhombye. Arabuhombye. Iyo uhisemo kuvuga ubutumwa, umenye ko hari abantu uhombeje. Hanyuma bivuze ngo hari abantu uteje ibibazo, hari abantu uteje inyatsi, hari abantu uzanye ubavanye mu bundi bwami, wowe urabazanye. Imana itugirire neza. Niba uri umukozi w'Imana rero bishyiremo imbaraga. Ibi bintu ntabwo ari ukujenjeka, ibi bintu ntabwo ari ukuvuga ngo nabikoze, ngo byagenze neza, ngo hiharnya abantu 10, ngo haleluya, ngo ndiryamiye. Wongera usenge wambara imbaraga. Yesu yirirwaga yirukana abadayimoni, nimugoroba agahita ajya kurara ku musozi. Aleluya. Amen. Nimugoroba agahita azamuka umusozi akamenya ko hari ikintu cyabaye. None muri iyi minsi twebwe turavuga ngo rwose ngo Imana ngo ntabwo, ngo si ukwikebagura, niko dusigaye tuvuga, ngo gusenga si ukwikebagura, ngo ibintu byijyanamo. Ibintu bya Yesu mureke mbabwire, mwongere mushyiremo imbaraga. Aba ba Pawulo ngo bari bafite imbaraga, ariko barangije bagiye mu murimo w'Imana, bagiye kuvuga ngo basanga uwo muntu nawe, uwo mukobwa utewe na dayimoni, ngo arabakurikira. Ubu abantu bakurikiwe n'abakobwa batewe na dayimoni, mufite abashyitsi mu murimo w'Imana ariko ntimubizi. Ngo arabakurikira bagiye mu murimo w'Imana, bagiye aho basengera. Ngo uyu muja, uyu mukobwa wari utewe na dayimoni arabakurikira. Abakurikiye bashebuja nabo barakurikira. Wabyumvise? Aba bantu bagiye mu murimo w'Imana, abantu babakurikiye, bamaze ngo kubakurikira, ngo bagezeyo. Imana itugirire neza. Ye baba we, ngo arasakuza. Uyu mukobwa utewe na dayimoni arasakuza, abarushijwi. Mana nyakubahwa, ikintu cya mbere, uyu muja ngo yari afite abadayimoni biyoberanya. Bakimara guhura na Pawulo na Sila, ngo bahinduye ibyo bavugaga, bigira abantu bavuga Imana. Muri iki gihe ibintu biricanze ku buryo ntumenya dayimoni, ntumenya uvuga ukuri, ibintu birivanze. Ngo arahindukira, ngo aragenda, ngo akajya ahindura amagambo. Ikintu cya mbere, uyu muntu dayimoni yari afite abantu yungukira. Dayimoni yari afite yatangaga inyungu, yayinjizaga, yari afite abantu yinjiriza. Nta mikino irimo rero, yamungukiraga inyungu nyinshi. Hanyuma rero ngo abakozi b'Imana bo nta mikino bari bafite b'icyo gihe, ngo baragendana. Ariko reka nkubwire, reba Pawulo, reba imbaraga yari afite, ariko dayimoni agatenyuka akamukurikira. Yarangiza akajya avugira ahantu hari. Imana itugirire neza, akavuga kongera akavuga. Imana idutabara. Ngo hanyuma uwo muja wumva amagambo yavugaga, mwateze amatwi mwayumvise cyangwa nyabibutse? Ngo yaravugaga ngo, uyu dayimoni yaravugaga ngo rwose aba bantu ni abantu b'Imana, ni abagaragu b'Imana isumba byose. Ngo kandi barababwira inzira y'agakiza. Umva amagambo yavugaga, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, barababwira inzira y'agakiza. Kandi ari dayimoni uvuga. Nagize icyifuzo ndavuga ngo wowe unyumva, wowe nkurikiye, cyane cyane abasenga, cyane cyane abakozi b'Imana. Imana iduhe ubwenge, Imana iduhe kumenya, Imana iduhe guhishurirwa rwose, tumenye ibintu biriho muri iyi minsi. Dukeneye imbaraga, dukeneye imbaraga. Umva, nkeneye imbaraga, nawe urazikeneye. Imana iduhe imbaraga, iduhe guhishurirwa, iduhe kumenya rwose, iduhe ubwenge. Imana idufashe tumenye ibintu biriho, tumenye ibivuga byose ko atari Imana. Akayabanga aba bantu, urumva, yabatanze imbere, none hamera nk'aho ari uri mubwiriza.
ku buryo abantu bagize urujijo baracanganyukirwa bakajya bavuga ati ariko umenya ari umufatanyabikorwa wabo cyangwa umenya ari ubabanziriza, kuko niwe wagendaga avuga ati aba bantu ni abantu b'Imana kandi barababwira iby'agakiza mu bumvi. Ngomba barira umbwire, niba ari we wagendaga avuga mbere ya ba Pawulo cyangwa se agasakuza akabarusha ijwi, abantu yagiye aragurira bo babyifashemo bati? hagize ngo Pawulo akorana nabo, Baravuze bati uyu ni umufatanyabikorwa wa ba Pawulo. ni umukozi w'Imana nawe kuko bya bintu atubwira umenya ari iby'Imana, umwuka wo kwiyoberanya uvangiye abakozi b'Imana muri iyi minsi. Kandi ikimenyetso cy'uko uyu mwuka uvangiye abantu, uyu mwuka urasakuza, ufite urusaku nutuma batuza ngo uyu muntu yarabashakurije, kandi ntiyabashakurije umunsi umwe, ntiyabashakurije iminsi ibiri, ngo yarashakuje kugeza ubwo abarembya, ngo bararemba, Pawulo araremba, Sila araremba, bararemba, barasakuza bararemba, ngo bafata icyemezo baravuga ati ibi bintu ntabwo byakunda. Barangije baravuga bati tugiye kumucyaha. Haleluya! Amen. Imana iduha imbaraga ducyaha ibintu bidusakuriza. Ndabyifuje nawe ndabikwifurije, Imana iguha imbaraga ucyaha ibintu bigusakuriza. Abantu bafite ibintu basakuriza ku buryo byabarembeje. Abantu barembye, abantu bararembye nyakubahwa, abantu bararembye, ariko ibibasakuriza benshi ntabwo ari byo bari kubona, bari kureba abandi bantu ntibabona ibivugiramo imbere. Icyama nturebe urebe ikimuvugiramo. Navuze ngo ikibyihishe inyuma nicyo kibi. Uwo mukobwa ntabwo ari we, ahubwo dayimoni yari iri muri we, niyo yavugaga ariya magambo, hanyuma bo bakaremba, abakozi b'Imana bakaremba, abakozi b'Imana bakananirwa. Hanyuma ngo Pawulo amaze kuremba, abonye kamurembeje, ngahita afata icyemezo ngacyaha dayimoni. Aravuga ati sinakorana n'abadayimoni, ntabwo byakunda, ntabwo byakunda, sinakorana nabo, ntabwo najya mvugiye hano ngo n'abadayimoni bahavugire, birababaje. Ariko se urashaka ko mbwira yuko Bibiliya itabidusobanuriye ko bamaze iminsi myinshi bavugira ahantu, bakorera ahantu na dayimoni hakorera, bahavugira na dayimoni ikavuga, rimwe na rimwe ikabarusha ijwi, ikaba ari ibanza kuvuga. Mana we, dusabye imbaraga mu ijuru. Mana, icyama ukaduha imbaraga, iki gihe ukaduha imbaraga, Imana itugirire neza. Icyama Imana ikaduha imbaraga, mwa bantu b'Imana, Imana ibaha imbaraga, kuko urusaku rurabarembeje, imiruho irabaruhije, ariko icyama Imana ikabaha imbaraga mugacyaha ibibasakuriza. Amen. Mubicyahe muteze, tubicyahe duteze ubwoba. Ariko umuririmbyi yavuze ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Birashoboka ko Pawulo yari yarabibonye, kuko baravuze ngo twaragiye tukigenda duhura n'umuntu utewe na dayimoni, kandi ngo bagendaga buri munsi yarazindukaga bagakaraba bagiye mu murimo w'Imana, nawe bagasanga yahagaze akabakurikira. Ndashaka kukubwira ngo abadayimoni ntibarambirwa, kuko bazi icyo bamaranira. Imana itugirire neza. Ariko reka nkubwire inkuru nziza. Haleluya. Amen. N'ijuru hari Imana igendera mu bantu bayo, yari iri muri Pawulo, yari iri muri Sila. Imana itugirire neza, ngo bacyashye dayimoni, ngo dayimoni amuvamo. Imana idutabare. Ngo amaze kumuvamo mwa bantu b'Imana, reka nkubwire, ni wiyemeza gucyaha dayimoni akagenda, uzamenye ko hari imbaraga zigomba kuguhagurukira. Bazahaguruka, kuko ahantu umwohereje yarafite inzu atuyemo, uyimuvanyemo. Bivuze ngo ahantu agiye rero wongeje intambara, haguruka uzirwane. Imana dutabare. Abantu benshi niyo mpamvu barwana n'ibintu batazi, bakarwana n'intambara batazi. Ngo baba Pawulo rero, abantu ngo abashefu b'uyu muntu, abantu buyungukiraga, abantu yarabeshejeho kubw'ubupfumu, abantu yarabeshejeho kubwa dayimoni. Ariko Mana we, mbabariye abantu batunzwe na dayimoni, ntago mwahuza, ntago mwajya inama. Urashaka ko mujya inama ngo mubihuze, ntago mwahuza. Babonaga umukobwa aragura, ariko hari abandi bantu badafite dayimoni ariko batunzwe na dayimoni. Ariko buriya we ntibari bamufitira.
niba bari batuzwe na dayimoni buriya bo bari abantu bameze gute ngo ariko bahise basara bashebuja babonye ko nta ndamu bazongera kubona ngo bakimutezeho uwo mukobwa ngo bararakara ye baba we ngo bamaze kurakara ngo bahita bafata Pawulo na Sila ngo babajugunye mu barabakurubana babajyana ku batware ngo babashyira mu bacamanza. Ndatangaye, reka nkubwire ikirego babareze rero. Umva ikirego cya mbere, aba bayuda bahagarika imitima cyane. Umva we, dayimoni ntabwo ari we wahagarikaga imitima, yarasakuzaga ngo akirirwa apfumura abeshya abantu, ariko ngo bamwirukanye kuko bo bari bashakaga indamu. Ntabwo waba ukorera Imana ngo uhuze n'umuntu ushaka indamu, ntibibaho, ntabwo bishoboka kuko we ntashaka Imana, arashaka indamu. N'impamvu uyu muntu banamuzanaga aho ba Pawulo bari narabisomye ndabikurikirana, kwari kugira ngo abantu babagirire icyizere, babone ko anakorana na ba Pawulo bajye babagana nta kibazo. Uwo muntu wese ushaka gucuruza ibintu byo mu bundi bwoko bitari mu by'Imana ahita avuga ati ariko nanjye ndi umukristo ura. Niko bisigaye bimeze. Barakubwira bati reka tukubwira urwaye iki, ufite indwara iyi n'iyi, hari umukirisitu uyu n'uyu afite impano zikora ibi ngibi, kandi reka nkubwire ni kugira ngo bayobye abantu. Imana yacu ishoboye gukiza, haleluya. Imana yacu ishoboye gutabara, nta wundi muntu ubyivanzemo. Amen. Nta bindi bintu, Imana irabishoboye. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ngo babarega ikirego cya mbere, ngo baravuga ngo aba bayuda ngo bahagarika imitima cyane, ngo abantu bo mu mudugudu wacu. Babarega icya kabiri, baravuga ngo kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera. Babarega icya gatatu, ngo kandi kuyikora, ngo imigenzo tuzira kwemera kandi tukanazira no kuyikora. Imigenzo batemera, icya gatatu banazira kuyikora. Ntabwo bagemera, ntibemereye no kuyikora. Aba bantu baduhagaritse imitima. Barangije rero ngo ikirego cyabaye ikirego gikaze. Baravuga ati ibi bintu birakaze. Barabafata babajugunya mu nzu y'imbohe. Imana itugirire neza, ngo babanza kubatanyagurizaho imyenda, kubasebya. Bakozi b'Imana muhumure, nubwo waseba ntureke Imana. Amen. Nubwo bagutanyagurizaho imyenda ukabona urasuzuguritse, ukabona urasebye, hagarara uraramurebe mu ijuru. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ravuga ngo nimubona ibyo byose bibaye muzararame murebe mu ijuru. Nubona ibyo byose bibaye babatanyagurijeho imyenda abantu babareba. Niko ijambo ryavuze, babatanyagurizaho imyenda. Ye baba we ngo bahamagara abantu babategeka kubakubita mu ruhame. Barabasebya, babatesha agaciro. Bakozi b'Imana mukomere simwe mwenyine, iyi nzira bicamo, ibyo byose bicamo, ushobora guta agaciro. Bagutanyagurizaho imyenda. Ese umuntu batanyagurijeho imyenda amera gute? Yambara ubusa, aramwara, araseba. Bategeka abantu kubakubita, bataka bakubise, barabategeka babakubita ngo inkoni nyinshi. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Hanyuma icya gatatu ngo babashyira mu nzu y'imbohe. Imana itugirire neza. Icya kane ngo bahamagara umurinzi, ngo baramubwira ngo ubabohe amaguru n'amaboko, ngo hanyuma barindire mu nzu y'imbohe. Ngo barangije nabo bemera kujyamo. Ariko Mana, ikintu nkundira Imana yacu, Imana ikintu nyikundira, nta hantu itaba kumenya Yesu bitandukanye n'ibindi abantu bibwiye. Aba bantu ngo ntibagira ijambo na rimwe biregura, kuko bari bazi icyo barwanya nacyo nicyo birukanye mu bantu. Haleluya. Imana igarura imbaraga zirukana abadayimoni mu bantu. Nubwo abantu bakurikiranwa, nubwo bahura n'ibibazo, ariko abadayimoni bavuye mu bantu, Imana izisobanura. Ngo bageze mu nzu y'imbohe, umva ikintu cyanejeje. Haleluya. Umva ikintu cyanejeje, ngo bageze mu nzu y'imbohe, ngo bagezemo, ngo baragenda barababoha, ngo ariko bamaze kugeramo, haleluya, reba ibintu bakorewe, reba ubugome bakorewe, reba ukuntu basebye, reba ukuntu bandavuye. Ariko Imana ishimwe, ubwiza bwa Yesu ntibutuma abantu biyumanganya. Ubwiza bwa Yesu, urukundo Imana yadukunze, imbabazi Imana igirira abantu bayo, ntituma abantu biyumanganya. Uzi ko niyo bakubiswe aho bazanzamukiye basenga, niyo
bakubiswe. Haleluya. Amen. Reka mbabwire bene da, ntabwo dutunzwe n'imbaraga zino, dutunzwe n'ibwami, dutunzwe no mu ijuru. Aba bantu bari kubona icyo bavuga koko, abantu basebye, abantu bambuye ubusa, abantu batanyagurirwa imyenda, abantu bakubiswe n'abantu n'abana n'abantu bakuru bakabatondaho uruziga, bakafata aba bantu bateje imidugararo. Ariko reka nkubwire ngo bakangutse ngo mu gicuku, mu gicuku we, mu gicuku ngo barasenga, ngo barasenga. Haleluya. Ngo barasenga, ngo barimo basenga, ngo baranaririmba. Ayiwe, reka nkubwire, ntabwo dusa n'inaha, twebwe dusa n'aho tujya. Amen. Haleluya. Ntabwo dusa n'inaha, dusa n'aho tujya. Abantu bakubiswe bakaririmba, abantu bakubiswe bagasenga. Niko tubayeho. Akira izindi mbaraga, akira izindi mbaraga, mukozi makira imbaraga. Ndazigusabiye, Imana niguha izindi mbaraga. Nubwo wakubiswe, nubwo wasebye, nubwo bandavuye, nubwo abantu bagufasheho ijambo, nubwo bakubonye nk'umuntu wabuze ubwenge, nubwo bavuze batawa, nubwo bavuze batubundi ababigize ibiti, ati nibagaragare, nubwo babivuze gutyo, akira izindi mbaraga zigufasha gusenga no kuririmba. Ongera uririmbe, ongera mu gicuku uririmbe. Ayiwe, haleluya. Ongera uririmbe, ongera uririmbe we, ongera uririmbe, ongera usenge. Ngo barasenga, ngo barasenga, ngo baririmbira Imana. Bakiririmba ngo icyambere, haleluya, bakiririmba ngo izindi mbohe zirabumva. Umva, nubwo isi yatuboha, ntabwo tuboha nk'izindi mbohe. Hoya, ndaberuriye, mbabwije ukuri, abantu bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo ntabwo babohwa nk'izindi mbohe. Hoya, haleluya. Ngo bararirimba, imboho zari ziri ngo zirabumva. Icya kabiri, ngo uwo mwanya habaho igishyitsi, the last with itupa. Haleluya. Ayiwe, ngo habaho igishyitsi, ijuru riba riramanutse, ngo ifatiro z'inzu z'imbohe ngo ziranyeganyega. Umva, mutuze abakozi b'Imana. Mbazaniye ijambo ribavuga ngo mutuze, 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 murebe ukuntu Imana inyeganyeza inzu z'imbohe zibaboshye inkuta. Imfatiro z'inzu z'imbohe ngo ziranyeganyega, ngo inzugi zose ziherako, inzugi zose ngo zirakinguka. Haleluya. Ngo iminyururu ya bose iradohoka. Ntabwo hadohotse ya Pawulo basinze, ni ya bose. Ndabifura, reka mbabwire bakozi b'Imana, reka mbabwire bakristo mwe, reka mbabwire bantu mukunda Imana, ndabifuza ko twasenga uburyo iminyururu ya bose idohoka. Ndifuza ko wasenga uburyo iminyururu ya bose bo mu rugo rwawe, yo mu itorero ryawe, y'abaturanyi bawe, y'abantu muziranye, iminyururu ya bose ikadohoka. Nibyo sengesho nshaka, ngo iminyururu ya bose ngiradohoka. Reka mbabwire akantu nakunze, Imana itugirire neza. Iminyururu ya bose imaze kudohoka, inzugi zamaze gukinguka, ngo umurinzi w'inzu y'imbohe ngarashiguka. Yesu yakoze ibintu ajya gukangura basinziriye, bari bazi ko baturinze. Ntabwo dufitwe n'amaboko y'abantu, dufitwe n'amaboko y'Imana. Yemeye ko bagufata, baragufata bakagira ngo bagushoboye, ariko yemeye ko bakubohora, nta nubwo ari bo bakubohora. Muzi ko muri icyo gicuku ngo yashigutse, ngo agashaka kwiyahura, ngo agira ngo imbohe zamucitse. Umva abantu b'Imana we, ndicyo mbakundira, ntabwo bagira inziko, ntabwo bagira inzika, batuwemo na Yesu wuzuye. Yesu ngo ntiyazukanye inziko. Oya, abari bamugambaniye, abari bamubambye, abari bagize gute, azuka. Ntabwo yazukanye ayo magambo. Oya, ntiyazutse abaza ngo munyereke, ngo munyereke abantu bakizemo, munyereke abantu banteye imisumari, mubazane mvugane nabo. No, ntabwo ari cyo yazutse avuga. Haleluya. Yesu avuga neza. Naba rero ngo bamaze kubona umurinzi w'imbohe, kandi yari yagashizemo ngo arabashumika, arababoha, ngo ariko babonye agiye kwiyahura, ngo baramubwira ngo ntiwigirire nabi, twese turi hano. Haleluya. Ntiwigirire nabi,
Ayiwe, ndafashijwe. Hari igihe ufashwa ukumva ijambo buze aho urifatira, ngo yarakangutse asanga hasingutse agira ngo imbohe zose zagiye naho zahuye n'umwami Yesu ziratuza. Iyo abantu bahuye n'umwami Yesu akoze ibitangaza, abantu baratuza. Mana itugirire neza, ngagira ngo bose bagiye, ngaravuga ati ngiye kwiyahura, ngo baramubwira ati humura, ntiwigirire nabi, ntiwigirire nabi, twese turi hano, Mana itugirire neza. Ngo ahitaze arapfukama aravuga ati nkwiriye gukora iki, nkwiriye gukora iki? Ndashaka kukubwira ngo ahantu hose bazagushyira uzavuga ubutumwa, ongera usenge, ongera uririmbe, aho bagushyira hose burya hari ivugabutumwa. Ngo ahita apfukama, ngo aravuga ngo nkore iki, mbigenze nte, nakora iki ngo nkire? Mana itugirire neza. Ngo baramubwira ngo izere umwami Yesu gusa urakira. Aleluya. Ye baba we, reka mbabwire mwa bavandimwe ngo itorero rirakomera. Imana idutabare. Muzi ko bashatse kubasohora muri iryo joro ngo bakanga, ngo bakavuga ngo ntoya, ntabwo mudusohora muri iri joro, Mana itugirire neza, ntabwo mutujyana muri iri joro, nimurindire hake ku manywa. Kandi reka nkubwire, bari bavuze ngo nibigendere, barabata abantu badushyizemo hano. Aleluya. Amen. Abantu badushyizemo hano ntabwo turi buve hano batabonetse. Imana itugirire neza. Reka mbabwire bene da, iyi Mana irashaka kubohora abantu ibanyujije muri wowe. Iyi Mana irashaka gukiza abantu ibanyujije muri wowe. Wirebe igisebo wagize, ahubwo reba inyungu Yesu abifitemo. Aleluya. Wirebe ko bagutanyagurije imyenda. Ubu hari abantu basebye bari kwiha inama ngo tugiye guceceka, ngo ntituzongera kuvuga. Oya, noneho ririmba cyane. Ahubwo niba ririmbaga buke, ririmba cyane. Niba wasengaga buke, senga cyane. Hari imbohe zizabohoka hirya yawe. Imana idutabare. Kandi reka mbabwire, ndimo ndashaka gusoza. Imana itugirire neza. Ndashaka gusoza nkubwira yuko kuririmba kwawe imbaraga zo mu ijuru zizamanukiramo, gusenga kwawe imbaraga z'Imana zizamanukiramo, zibohore n'izindi mbohe, zibohore n'abagushyizemo. Ijambo ry'Imana ryamamare, ubutumwa bwiza bugere kure. Haleluya. Ibintu uri mu Rwanda nabyo, urusaku ufite, Imana irashaka kuguterura mu mbaraga nkeya urimo, ikagutereka mu zindi mbaraga. Amina. Haleluya. Imana ishimwe. Aleluya. Imana ihimbaza. Ibintu biri kugusakuriza, urusaku rukuriho, nuko Imana ishaka kuguterura mu bintu uhagazemo. Irashaka kuguterura mu ntege nke urimo, ikagutereka mu zindi mbaraga kugira ngo ibohore abandi bantu batari kuzabohoka. Ziriya mbohe zari kuzavamo ziti, zari kuzavamo zite, zari kuzahura n'umwami Yesu gute? Iyo ba Pawulo bakomeza gukorana na dayimoni, byari kuzagenda gute? Bari gukorana na dayimoni. Kandi iyo umuntu akoranye n'utewe na dayimoni, Imana ntigaragara, ahubwo abantu bagaragara mu rujijo, kuko Imana ntikorera mu kivani. Aleluya. Ndimo soza rero, ndashaka kubazanira inkuru nziza ibabwira ngo Imana yiteguye gusuka imbaraga ku bantu bazikeneye, kandi Imana yongeye yiteguye kutwongerera imbaraga. Igihe muri Imana irakizi, aho muhagaze Imana irahazi, ibyabakomerekeje, ibyabashishimuye, ibyabakurubanye, ibyabambuye imyenda, ibyabakubise. Isi irakubita. Uzi ko isi ikubita ntikubabarire? Isi iragukubita, ikagukubitana n'umuryango. Isi iragukubita ntiyite kuri umuntu w'umugabo, ikagukubita pe, ikagukubita ntikugirire impuhwe. Ariko turashima Yesu, izi nkoni bakubiswe baje kubona yuko Imana izi uburyo ikuraho igisuzuguriro n'igitutsi n'umugayo wose, ikabikuzaho imbaraga zayo. Imana igukure, yongere ikwambike, yongere ikwambike. Abantu baragushishimuye, abantu barakwambuye ubusa, nibyo koko, aho wanyuze urabona barataye agaciro. Ariko noneho ongera usenge, ongera uririmbe, Imana igaruke yerekana ibindi bintu bigusubiza agaciro, ku buryo umurinzi w'imbohe apfukama, uwumvaga yarakugizeho ububasha aza kukubaza ngo nkorene. Akaba ari umubwira ngo senga, izere umwami Yesu. Kandi ndakwinginze, uyu muntu wakoze ibi nagaruka, aba bagushishimuye, aba bakugize gutya, nibaza uzababwire ngo izere umwami Yesu, urakira. Tugiye gusenga Imana. Umwami Yesu turagushima. Aleluya. Ijambo ryawe ni ubuzima.
dusohoye abadayimoni mu mirimo yose bashaka gukorana n'abantu b'Imana. Ntabwo dayimoni n'umuntu utawe na dayimoni yakorana n'umuntu w'Imana ngo bizakunde, ahubwo aramusakuriza akamubangamira. Niyo mpamvu abantu bose bafite ibibabangamiye tubisohoye mu motidova, tubisohoye mu buzima bwabo. Niba ari ukudakizwa, turabasengeye ngo bizere umwami Yesu. Niryo jambo Pawulo yavuze. Abantu batarakizwa badukurikiye, turababwiye ngo mwizere umwami Yesu murakira. Niryo jambo yababwiye. Yabwiye uriya muntu arababwira ngo izere umwami Yesu. N'abandi bose baje bamusanga arababwiye ngo mwizere umwami Yesu murakira. Tubwiye abantu badukurikiye rero, turababwiye ngo mwizere umwami Yesu gusa. Imana itugirire neza. Tubwiye abakozi b'Imana ku murimo, duhamagaye imbaraga zidasanzwe. Tubabwiye ko Yesu afite imbaraga, ashaka koherereza abakozi kugira ngo bongere bagaragare kandi bongere bakorera Imana bashyitse. Imana ishimwe. Oh haleluya. Turahamagara Uwiteka ngo aganze imitima y'abantu bose kandi akure dayimoni mu buzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Akure abantu mu rujijo, akure abantu mu guhagarika imitima, akure abantu mu bibasakuriza ndetse bikanabarembya, akureho abantu ibintu bibarembeje, urusaku rurembeje abantu. Imana irubakureho. Dushimye Uwiteka rubasha gukora ibikomeye. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeyemo. Amen.